muri ekipe ya Rayon Sports nyuma ya match umutoza Afamia Latifi afashe abakinyi bagera kuri 13 arabakonfirma aravuga ati aba bakinyi nibo bakinyi narebye nkumva ndishimye ndanyuzwe. Abo bakinyi ni bande ngiye kuba kunyuriramo haba muri ekipe A ndetse no muri ekipe B, ngiye kukubwira abakinyi byibuze Afamia Latifi yavuze ati iyi ekipe ya Rayon Sports byibuze ndishimye ndanezerewe ndizihiwe bitewe na match abonye haba muri ekipe A ndetse gato haba muri ekipe A ndetse na ekipe B. Harimo abakinyi byibuze bagera ku 13. Umutoza yavuze ati ahangaha rero nanjye mfite ikintu nshobora gutangiraho cyangwa se nshobora kuba nakubaka nkaba nagena ekipe ya Sport mu matsinda. Umutoza yishimye cyane ku bakinyi batandukanye, haba bitwa ba Sermogo ari ku mipira yazamuranaga muri box. Ndaza kubwira n'abandi bakinyi benshi batandukanye. Ese ku Mwarabura yani bimeze bite, yamuvuzeho ikindi ndakubwira muri Rayon Sports ibintu biraryoshye cyane. Ndebye match numva ndishimye cyane. Rayon Sports yaje mu yindi sura, yaje imeze nka ekipe y'amatsinda. Ndakubwira ko umutoza Afamia Latifi nyuma yo kureba iyi match akitegereza nk'umutekinisien, nk'umutoza wabigize umwuga, nk'umutoza uri international cyangwa se umutoza uri professionnel, yahise asa ubuyobozi bwa Sport ko ku munsi wo kwa mbere abakinyi babiri bashya bagomba gutangira imyitozo, ubundi ekipe ya Rayon Sports ikaba iruzuye, ikaba isude, ikaba ibaye ekipe yo ku rwego rwo hejuru kabisa. Ubona ko Rayon Sports iri gutanga icyizere ko hari ikintu ishobora kuzakora muri season itaha. So ngira ngo reka nire gutinda dutangire. Abakunzi ba Rayon Sports munyandikire abakinyi mwabonye muri match babemeje, abakinyi mwakunze muri match umbwira ati umwataka Shadrack ari guca ibintu, umbwira ati Sheri Mohamed byagenze gutya. Munyandikire muri comment mugende munyunganira nanjye ngende ngira ibyo ngarukaho. Umutoza ahanini yagiye avuga ati aba bakinyi bari kunkomveka. Ngira ngo reka turebe ngo ese ni bande, bimeze bite, bitwaye gute, yabavuzeho iki umutoza Afamia Latifi. So ngira ngo reka duhere kuri ekipe ya kabiri cyangwa se ekipe B, ariyo yari irimo abakinyi boroshye cyangwa se abakinyi badakomeye nyine. Ekipe yari irimo abakinyi batandukanye, ari nayo yabanje ibitego bibiri, abakinyi ba Ryan ariyo nyine ekipe B. Ndakubwira ko umutoza mu bakinyi beza cyangwa se mu bakinyi yakunze muri ekipe B ariyo ekipe ya kabiri, umukinyi wa mbere ni umwana w'umuzamu wari uri mu izamu cyangwa se wari gufata izamu, umupetu ukiri muto kabisa, w'imyaka iri muri 21-22 gutyo. Umupetu ukiri muto cyane yakoze save ikomeye cyane ya rutahizamu Shadrack. Ubona ko uyu rutahizamu umupira ugera muri box ahari cyane. Uyu mupetu w'umuzamu rero umutoza yavuze ati ahangaha ashobora kujya gute, ashobora kuba yahanganira umwanya cyangwa se akazanatungurana akaba yagira gute, yazabanza mu kibuga kuko ari kugaragaza ko ari afite urabona ko nyine ari muri forme kabisa, ubona ko ari ku rwego hejuru uyu mupeti w'umuzamu. Ndakubwira ko undi mukinyi umutoza Afamia Latifi muri ekipe B yakunze cyane, mara yisabe ndumva nishime cyane kuko Rayon Sports iri sude, Rayon Sports ifunze ku mande, Rayon Sports ifunze muri attack, Rayon Sports ifite abataka babiri, Rayon Sports ifite defense ifunze, Rayon Sports ifite medianimo abazungu kabisa, sibakira abarabu babaye abazungu. Undi mukinyi yakunze no mukinyi Rutanga Eric Kamotera. Uyu nguyu abitwa Musore Prince, abitwa ba Eliaga Nijuru, abanga mushire ku ruhande igizayo yamukunze cyane. Uwitwa uyu mu Rutanga Eric kabisa yavuze ati uyu ashobora kuzamfasha ikintu cyangwa se ashobora kuzaba yamfasha nk'umusinya, nk'umukinnyi waje muri ekipe ya Sport. Ekipe yagiye mu matsinda yo Eric Rutanga irimo cyane. Undi mukinyi dukomeje kwibaza ngo ese bizagenda bite, nakubwiza ukuri umukinyi yitwa Ryan ibintu ari gukora mu myitozo light biri kumuhagarara ati ko ari kugenda akonfirma ko ekipe ya Sport ashobora kuba yayigumamo byose, akaba yagira gute, akaba yakina kuri gatandatu light.
ubona ko Ryan kuri pass no kuba yagira gute kuba ya pasanya na bagenzi be akaba yagira gute akaba yakwata akajya imbere cyane. Ryan wenda ikintu namenye nuko perezida wa Rayon Sports cyangwa se Tade Light nuko aganira n'umutoza Afame Latifi amubaza kuri Ryan, numvishe ko umutoza yisubiye haravuga ati uyu mukinyi ikintu ndi kubona ashobora kuba arimo arakora ibintu bihuye n'ibyo nshaka, cyangwa se ashobora kuba arimo uburyo arimo aritwara mu myitozo ashobora kuba arimo arankorera ahantu nshaka kuba najya gute ko nshaka kuba nagira right, kuko Ryan uburyo ari gukina uretse akantu wenda nyine k'imbaraga z'umubiri, umutozo uko bisobanura avuga ko mu gihe umutoza Bongari Bitsa agomba kumuhereza ikintu kimeze nk'ikiraka akamubwira ati uyu mukinyi mwiteho witwa Ryan, umutoza yavuze ati uyu nguyu agomba kuba ari hano, agomba kuba ari hano, igisigaye n'akantu k'imbaraga cyangwa se imbaraga z'umubiri kukitwa kukitwa imbaraga z'umubiri, ubona ko wenda ariho hantu wenda akeneye gukoraho cyane, ariko akabaro kukanyereza kumukoraho baro ni ibintu bigoye cyane. Undi mukinyi rero muri ekipe ya kabiri cyangwa se ekipe B, umukinyi yakunze right, umukinyi wacaga ku ruhande rw'ibumoso mu gice cya mbere right, ku ruhande rw'ibumoso watsinze igitego cyiza cyane cy'ishoti riremeye cyane. Uriya mukinyi ndaza kumureba neza, n'umukinyi ubona ko ari umukinyi wagerageje kuba yajya gute yatsinze igitego cyiza cyane. Umutoza nawe yavuze ati uyu mukinyi agomba kuba ari hano. Uriya musore wari ku ruhande rw'ibumoso murebe igitego yatsinze cya mbere ku munota nimbaro wa gatandatu right, nimba mbyutse neza, ni umusore yagejeje gutera ishoti riremeye cyane. Umutoza uyu nawe yashizeho akadomo aravuga ati tuza urahanga cyane. Undi mukinyi yakunze cyane akakana kitwa Pascal, nako arimo aragakunda, arabona ko ari agakinyi cyangwa se ari umwana ukiri muto uri kuzamuka neza, uburyo afata ibyemezo by'abantu b'abakapo avuga ati uyu mukinyi ashobora kuza akaba yakina iminota 20-15 ya nyuma, akaza akaba yaryohereza abakunzi ba siporo, akaba yakora utuntu dutandukanye n'abakinyi benshi uyu mutoza yakunze muri ekipe B cyangwa se ekipe ya kabiri. Ikindi ndakubwira nuko undi mukinyi urimo aragerageza kugenda mukura gake gake, asa na Innocent afite umubyibuho ukabije, ariko nawe urebye ubona ko afite agatushe, ariko we biragoye, bisa naho bigoye, ariko nafite akantu k'agatushe, afite akantu k'agatushe, ariko we biragoye. Anombisha ko rwose we no mu bantu makinyi yagarutseho batandukanye, we ntabwo yamukomojeho, ariko urebye abakinyi muri ekipe B yakomojeho cyane ni umuzamu, uriya mupeti w'umuzamu akomoza kuri Rutanga ajya ku musore washaka ku ruhande rw'ibumoso watsinze igitego cya mbere, ndetse na Ryan muri ekipe B ariyo ekipe ya kabiri. Abo ngabo mwamfashe ni abakinyi beza cyane hari bari muri ekipe. Ariko undi mukinyi nari nibagiwe gato, Tony Sekitoga nawe umutoza avuga ko ni umukinyi mwiza ariko utari gitangaza, umukinyi utari gitangaza cyane, ariko umukinyi ubona ko nawe ashobora kuza akaba yagira gute, akaba yagira ibintu ashobora kuba yahindura. Nawe yavuze ko ari umukinyi nyine ushobora kuza akaba yakwiyunga ku bandi, ariko ntabwo ari umukinyi w'igitangaza cyane. So reka tujye kuri ekipe A. Ekipe A yo ibintu birakomeye cyane. Umukinyi yakunze muri ekipe A, bwa mbere umukinyi yakunze n'abakinyi benshi bose nyine yabakunze ku kigero nyine ku bakinyi benshi ajya abona ko bashobora kuzagira gute kuba bafatanya mu buryo butandukanye, nyine ukabona ko n'abakinyi basa nkaho bari ku rwego rumwe. Umukinyi wa mbere byo n'urucabana ni Shadrack umukongomani, byo n'urucabana, ariko undi mukinyi yakunze cyane uwitwa Serumogo ari mu buryo bwo kwataka, wenda muri defensive wenda ho nyine hacyarimo akantu ko kubihuza, hacyarimo akantu ko kuba Serumogo ari ashobora guhuza kuba yazamuka no kuba yasubira kudefanda, ariko icyo nabashije kumenya nuko
kubera imipira yajya azamura muri box, imipira myiza cyane yajya atanga muri box. Serumogo R ndakubwira ko umutoza yavuze ati ahangaha ikintu kiriho bitewe n'imipira yagiye azamura, ikintu kiriho muri offensive cyangwa se muri mu kwataka, yabonye ko ni umukinnyi mwiza cyane, ariko ni ikintu ashobora kumutoza ni ukugira gute, ni ukubihuza haba kwataka ndetse no kuba yasubira inyuma akaba yajya kuba yadefanda. So ikindi undi mukinnyi yagarutseho ni umusore Rushema Chris, navuga ko ni umudefanseri mwiza byesir, yaramutoje we nta kintu kinini yabashije kuba yamuvugaho. Wenda undi mukinnyi umusore Prince we ari hagati no hagati, ni umukinnyi ushobora kuba yahanganira umwanya n'abandi bakinnyi, ariko umukinnyi wa mbere wiwe cyangwa se umukinnyi wa mbere yumva ko ashobora kuba yamubera mwiza cyane ni Rutanga Eric, bitewe na systeme uburyo azamuka ndetse no kugaruka, ibyo byose imipira azamura amasantere muri ekipe ya mbere. Undi mukinnyi Adama Bakayeko, umutoza yakonfirmye avuga ati uyu musore ni moye mumushize ahangaha, uyu n'uwanjye ndamufite cyane. Undi mukinnyi umutoza Afame TV yavuze ati Mohamed Sheri ni umukinnyi nzi cyane, ndamuzi cyane, nawe ni umukinnyi mwiza cyane, nawe azamfasha, ni umukinnyi mwiza cyane. Biramahira Bed nawe ni umukinnyi ariko nawe utari gitangaza cyane kuri Afame TV, ni umukinnyi nawe ushobora kuza akaba yafasha abandi kubera umubare w'abanyarwanda byesir, ariko nawe si umukinnyi yidangaza. Undi mukinnyi umutoza yavuze ati ahangaha nemeye right, witonde ahangaha, witonde. Umutoza avuga ati umusore uyu musore Tambwe Gloire, aravuga ati uyu musore bitewe n'uburyo akora, uburyo aba yiruka ikibuga cyose arimo azenguruka, yavuze ati uyu musore nawe ashobora kuba yagira ikintu kinini ashobora kuba yamfasha byesir kuri Tambwe Gloire. nawe yavuze ati nawe ndamufite cyane. Yagiye atangaza abasore benshi, abasore nka ba Fisto, nta bintu byinshi cyane bavuze, kubera ko bitewe n'uburyo wenda uburyo Fisto areshya cyane, cyangwa se ubona ko n'umusore watanze pass yavuye mu gitego, ariko nawe ni umukinnyi mwiza cyane ushobora kuba yaba mwiza mu mubare w'iki w'abanyarwanda right. Nawe ni umusore ushobora kuba yaba mwiza. Undi musore ni umusore uya musore ukiri muto cyane, nawe wacaga kuri gatatu right. Uyu musore ndaza kureba izina. So undi muhungu nawe yagerageje kuvuga ati uyu nguyu nawe ashobora kuzamfasha, ni umusore Aimable Narindwa, yavuze ati uyu nguyu nawe ashobora kuba yajya gute kuba yazamfasha right. Urabona ko umutoza atangiye kubona ishusho ngari ya ekipe azakoresha, ya ekipe avuga ati 11 abakinnyi yagiye akora muri ekipe ya mbere, cyangwa se abakinnyi yagiye kura muri ekipe B akabaza muri ekipe A, ukabona ko byibuze hari akantu arimo arabasha kujya gute kuba yabona. Ikindi nakubwira kuri uyu munsi muri ekipe Sport tuvuye kuri abakinnyi, kuko n'abakinnyi benshi yagiye agarukaho, wenda hari abagiye bitwara neza mu buryo buri hagati no hagati, yirinze kugira ibyo avugaho cyane, ariko kuri batayizamu Shadrack Faronganye nawe yazaba yaje bakaba bari kwatakanwa babiri. Namenye ko rwose ahangaha ibintu birakomeye cyane. Uwitwa Shadrack azajya atsinda ibitego by'umutwe, Faronganye azajya atsinda ibitego by'akaguru. Kuri Serumogo azajya azamura imipira passe zo zinyura hasi. Kuri umusore Prince cyangwa se Rutanga azamura imipira yo hejuru. Uwitwa Shadrack amene mu igitego cy'umutwe, uwitwa Faronganye akubitemo icy'akaguru. Rayon Sport ibitego 60, ibitego 50 muri season. Ahangaha ugomba kwemera ko Rayon Sport uko byagenda kose irahari cyane, irahari Murera. Ikindi nakubwira nuko umutoza amaze kubwira ubuyobozi bwa Sport, kuko imyitozo uko ari kuyibona akeneye kugira ekipe noneho ifunze haba imbere n'inyuma. Yasabye ati mumbariye muhamagare uwitwa
uyu musore Nsabimana Aimable mu masaha yo mu gitondo bamwishyuye miliyoni 5 bayamuhaye ku munsi wo kuwa mbere agomba kuza akajoininga imyitozo akajoininga tize akagira gute akaza akaba ari kumwe n'uwitwa Rushema Chris akaba ari kumwe n'uwitwa Yusudian nabo bagomba kuza vuba ku munsi wo kwa mbere bazatangira imyitozo. Ikindi nakubwira nuko ibintu biraryoshye cyane hagati yo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatatu Bigirimana agomba kuza agasinya hagati yo ku wa mbere no ku wa gatatu bien sûr witwa Bigirimana agomba kuza agasinya ubundi akajya kuri nimero 8 Mohamed Shera akaba yajya ku 10 cyangwa se bitewe n'imyitozo performance umutozo ko yabibonye bien sûr ubundi akaba yajya gute akaba yatangira imyitozo iri full agategura match ya Rio Day bamita afahami ya Latifi. Abakunze sport mugira umugoroba mwiza cyane ndabakunda cyane abakunze sport imyitozo Rio Sport ndi kubona itarafatira yakinye bataramenyerana nakubwiza ukuri abakunze AP Football Club bagomba komaza akagira n'ubwoba cyane ko ibintu birakomeye cyane.